Reka nkubaze ikibazo kimwe kandi gikomeye. Ese waba warigeze wibaza uti nabona n'amafaranga online ndi mu Rwanda? Niba uri umunyeshuri urimo ushaka kazi cyangwa ushaka iyindi income, iyi video ishobora kuguhindurira ubuzima. Uyu munsi ndakwereka uburyo burindwi nyabwo abanyarwanda bari gukoresha bakinjiza amafaranga online muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ikindi kandi ni uburyo bukora neza 100% ndetse kandi ni ibintu nawe wakora bigakunda nk'uko tugiye kubirebera hamwe. Ariko icyambere kanda kuri subscribe iyi video, uyihe like ndetse kandi uyisangize umuntu ukeka ko akeneye aya mahirwe. Mu Rwanda abantu benshi batekereza ko kwinjiza amafaranga online bidashoboka, ariko ukuri nuko internet yafunguye andi mahirwe mashya. Ntago ari ibintu bishoboka ko wabikora ijoro rimwe gusa, birashoboka ko ushobora gukoresha skills zawe cyangwa se content cyangwa ubuhanga ukinjiza amafaranga. Ikindi kandi niba ufite phone na internet n'umwete, birashoboka gutangira uyu munsi. Reka duhere ku buryo bwa mbere, babwita freelancing, gukorera abanyamahanga. Ubu buryo bwa freelancing bisobanura gukorera abakiriya bo mu bindi bihugu ukoresheje skills zawe, aho ushobora gukora imirimo itandukanye irimo nka graphic design, video editing, script writing, translation, web design ndetse yewe na social media content. Ushobora gukoresha platforms zirimo peoplehour.com, fiverr.com, freelancer.com cyangwa se upwork.com. Hari abanyarwanda benshi bagiye batangira iyi mirimo n'abakiriya bafite, ariko kuri ubu binjiza amadolari 300 ku kwezi, 500 ndetse yewe no kugeza ku 1000. Tangira buhoro buhoro ubundi wubake portfolio yawe, uzabona abakiriya. Nugomba kuba uri umu expert muri ibi, icyo usabwa ni ugutangira. Tangira serivisi imwe kandi uyige neza ubundi uyishyire kuri platform. Uburyo bwa kabiri ni YouTube and short content. Ubu buryo bwa YouTube na short content ndetse yewe ushobora kubikora nk'uko tubikora kuri iyi channel urimo kureba ubu ngubu, aho ushobora kujya ukora content nko ku mafaranga, motivation, stories, comedy, education, income sources, YouTube ads, sponsorship, affiliate marketing ndetse yewe na brand deals. Ntugomba kuba ufite kamera ihenze, telefone yawe yonyine irahagije. Icyangombwa ni ukubigira intego ndetse yewe ugatangira. Wihaye intego yo kujya postinga video imwe buri cyumweru, mu minsi mike ushobora kuba watangiye kubona umusaruro. Si ibintu byoroshye ariko bigeraho bigatanga umusaruro. Uburyo bwa gatatu ni affiliate marketing. Ubu buryo bwa affiliate marketing bugufasha kwamamaza product cyangwa services z'abandi, aho ushobora kujya wishyurwa kuri buri product yaguzwe hakoreshejwe link yawe. Ushobora kwamamaza apps, courses, AI tools, website, aho ushobora kujya utanga amakuru kuri ya YouTube channel yawe ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga upostingaho short content nka TikTok, Facebook, WhatsApp cyangwa se Telegram. Urugero, ukoze video isobanura uburyo bufasha abantu uburyo babona amafaranga bakoresheje app, icyo gihe uhita ubona komisiyo yawe iyo umuntu akoresheje link yawe. Uburyo bwa kane ni social media management, gucunga page z'abandi. Businesses nyinshi hano mu Rwanda zifite amapage ariko nizizi kuyacunga. Ushobora kubabera social media manager, aho ushobora kujya utegura post, gusubiza comment, gushyiraho video, gutuma page ikura ndetse yewe ukajya winjiza amafaranga menshi, kuko ushobora kumanaginga amapage menshi mu gihe kimwe kandi buri page ikajya kwishyura bitewe n'uburyo wakoze promotion. Uburyo bwa gatanu ni selling digital product.
Ubu buryo kandi buzwiho gutanga passive income. Kugurisha digital product ni ibintu ukora rimwe ubundi bikagufasha kwinjiza amafaranga inshuro nyinshi ndetse mu bihe bitandukanye, aho ushobora kujya useringa nka ebooks, Canva template, music beat, presets ndetse na courses. Ushobora gukora ebook ukajya uyigurisha online ku giciro $5. Ugiye ubona abakiriya 100 mu kwezi, birumvikana ko wajya winjiza $500. Uburyo bwa gatandatu ni online tutoring cyangwa se kwigisha online. Niba uzi Icyongereza, imibare, programming, music ndetse na editing, ushobora kubyigisha online ugakorera kuri social platform nka superprof.com cyangwa se cambly.com, ndetse yewe ushobora no kuba wategura private lessons zawe. Uburyo bwa karindwi ni AI services trend y'umwaka 2026. Ubu buryo bwa AI services ni inzira nshya kandi ifite amahirwe menshi muri uyu mwaka 2026. Ushobora gukoresha AI mu gukora logo, thumbnails za YouTube, video editing, voiceovers, article writing, script writing ndetse n'ibindi bitandukanye. Nusabwa kuba uri umu expert muri ibi, ahubwo kwiga AI neza byagufasha kubona akazi ku isi hose. Ndetse yewe mbayeho inyangamugayo nkakubwiza ukuri, ni amafaranga yihuse online uzigera ubona utayakoreye. Icyo usabwa ni uguhitamo inzira imwe kandi ukayikoraho neza udacitse intege. Mu mezi 3 kugeza kuri 6 uzaba watangiye kwinjiza amafaranga. Naho yewe mu mwaka 1 cyangwa 2 uzambwira ndabizi turi kumwe. Nibisaba kuba uri umukire, bisaba gutangira. Ndetse yewe nukumve ko ibintu bizuzura mu ijoro rimwe. Ese muri ubu buryo burindwi nubuhe ugiye gutangira uyu munsi? Andika muri comment umbwire nanjye ngufashe buri ntambwe yindi ikurikira. Ndetse niba ushaka part 2 app zishyura koko hano mu Rwanda, kanda like ndetse na subscribe. Ndetse yewe iyi video ni wibagirwe kuyisangiza inshuti zawe. Amahirwe masa, turi kumwe ku ntsinzi.